Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese no kubera iki tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizamini kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizamini cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizamini kimwe umaze gukosora, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizamini ukore rimwe uhite utsinda ikintu ubusabwa no kubonera ku gihe kino kizamini kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye ukibonera ku gihe, mbere y'uko ureba ino video ujyaho hasi umukara ndetse ngo subscribe, ukakanda iyo umaze kwakanda ikintu cyose nshyizeho, aba ari icyagufasha ko wajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biri gukunda kuza mu kizamini, ugira uhita ubonera ku gihe kandi aba ari ibyagufasha ko wajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Kandi subscribe mbere y'uko ureba ino video kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Ushaka kode aho waba uri hose mu gihugu uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 935 16 tukagufasha kubona kode mu gihe gito. Ikintu dukora tubwira ko ari ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka tukabigufashamo. Waba uri gushaka kode ya provisoire tukabona n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho waba uri hose mu gihugu. Bikorwa gute? Duha amasaha ubonekaho ku munsi akunogiye. Iyo ageze tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha wazagirwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 935 16 ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze kwanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Tegereze neza. Icyapa cyacu gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Murabizi kuri buri kibazo waduhaye ibisubizo 4 ugahitamo kimwe cy'ukuri. Kino cyapa gisobanura iki? Ari ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. Beka ngo umuhanda udakomeza. Sega ngo nibyeme guhindura icyerekezo ibumoso, deka ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye? Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B. Umuhanda udakomeza. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga iyo ukibonye umuhanda kiba giteho mu ntangira udakomeza. Urabona ko no muhanda ushamikiyeho ibumoso ugarukira mu buso, niyo mpamvu kino cyapa iyo ukibonye bari kukubwira ko umuhanda udakomeza. Ariko nkwibutsa ko nabagukoreye video y'amoko atanu ibyapa byo ku mihanda iteguye neza, icyapa ubusobanuro bwacyo n'ibibazo babazaho. Bino bibazo byose biri muri iyo video. So ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iyo video kugira ngo nujye ugera ku kibazo cyose cyerekeye ku byapa kere kujya kikugora. Ubonye hari ikindi kintu kiri kugora uri gukosora kino kizame, ucyandika muri comment zose ndazisoma, nkagitegura w'isomo nkazagikurikizaho. Ikintu busabwa no gukanda subscribe kugira ngo nibishyiraho uzahita ubibonera ku gihe. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu saha velomoteri ni uwuhe? Ari ngo kilometero 50 mu saha, beka ngo kilometero 40, sega ngo kilometero 30, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Niba ari bwo bwa mbere dukosora ikizame, yavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo, bashatse kwa ngo ntabwo ari giso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo 4 baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndiza ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni A, kilometero 50 mu saha. Ngo ngo hatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu saha aba ari kilometero 50. Ibintu bya kilometero runaka mu saha, ikinyabiziga cyose kigenda kiba gifite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Rero kuri
velomoteri atari mu nsisiro aba ari kilometero 50 mu isaha, yo ni amategeko awugabanya. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kirabaza ngo umuyobozi yenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi, ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibi bikurikira. Uri kugenda mu muhanda, umuhanda wenda urafunganye, kunyuranaho byabateza inkomyi. Umuyobozi w'ikinyabiziga rero aba ashobora kunyura mu kayira k'impande k'abanyamaguru ariko amaze kureba kimwe mwibi baduhaye. Iravuga ngo umuvuduko w'abanyamaguru, ese abanyamaguru bari kwirukanka cyane cyangwa bari kugenda gahoro? Mbega ngo ubugari bw'umuhanda, ese umuhanda urafunganye cyangwa ni mugari? Se ngo umubare w'abanyamaguru, ese hari abanyamaguru bangahe? Hari umwe cyangwa hari benshi? Deka tubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cyanyacyo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndakeka ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Nuko nta na rimwe biba byemewe kuri umuyobozi w'ikinyabiziga utwarira ikinyabiziga cyawe mu turira tw'impande tw'abanyamaguru. Ikintu cyose wareberaho ntabwo biba byemewe. Niyo mpamvu hano duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo D, ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya ibibazo biragaruka. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Nizera ko urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari. Yavuze ngo igice cy'inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga ngo igice cy'umuhanda kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye ibangikanye. Iyo bavuze ngo mirongo ibiri irabangikanye, waturuka kure ukabona wagira ni nk'umurongo umwe, ariko aba ari imirongo ibiri yegeranye cyane ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza. Bivuze ko imodoka ntiyaca mw'icyo gice. None kiba ari iki? Kiba kigenewe iki? Ari ngo hanyurwa n'amagare na velomoteri, beka ngo hanyurwa n'ingorofani, se ngo hanyurwa n'ibinyamitende, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari iki? Bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndiza ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. Abarahanyurwa n'ibinyamitende, utugare ndetse n'ibindi. Ndakeka ko nzitamo C. Ndakeka ko nzandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamini bukore. Urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ubugari bwa romoroki ntiburenze ubugari bw'ikinyabiziga kikura iyo ikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Iyo ikuruwe n'ibihe binyabiziga? Iravuga ngo igare, beka ngo velomoteri, sega ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona isubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe? Bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndakeka ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. Ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Ariko kino kibazo neza neza hari igihe bakibaza kimeze gutya, ariko ukabona bahisemo ngo D, ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese nujya mu kizame cyawe ukabona kiragarutse kimeze gutya, urabwirwa n'iki niba urahitamo C? Urabwirwa n'iki niba urahitamo D? Ni ukuvuga ngo uhitamo C iyo bavuze ngo ipikipiki ifite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo. Hari igihe rero kuri C bashyiraho ngo ipikipiki idafite akanyabiziga kometse ku ruhande rwayo, uhita uhitamo D. Ndakeka kumenya hano hari itandukaniro. Murabizi hano dukosora ikizame turi kugenda tunabasobanurira kugira ngo nimugerwaho mu kizame tuducenga twose baba bashyizemo ube waratubonye ukore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Murabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze, hari ikinyabiziga kiba cyahagarara ahantu ijoro ryose, amanywa yose, ariko haratubwiye ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Ahantu biba bitemewe kuba wahagarara umwanya munini. Hehe? Ari ngo imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi.
mbega ngo mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Imbere y'ahantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi, ntabwo wagenda ngo uparike ikinyabiziga cyawe umwanya munini mu mwinjiro w'isoko, ndetse no mu muhanda ugabanyijwemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Ariko hari igihe urakibona mu kizami cyawe bakubajije ubone bahisemo A gusa. Kubera iki baraba bahisemo A gusa kandi ikibazo kimeze neza gutya? Kuri B baraba bavuze ngo mu muhanda aho ugabanyijemo imirongo, mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye. Niba bavuga ngo icagaguye urahitamo A, niyo araba ari igisubizo cy'ukuri gusa. Ariko niba bavuga ngo n'imirongo idacagaguye uzahita uhitamo C, kuko A na B bizaba bihise biba ibisubizo by'ukuri. Rero kuri B bari bavuze ngo idacagaguye, niyo mpamvu hano twahisemo ko igisubizo cy'ukuri ari C, A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ndakeka nuzamo C, ndakeka nuzandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo bwije kugeza bukeye, cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitigishoboka kubona neza muri metero 200, udutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe na mwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ese bagomba kugaragazwa ku buhe buryo? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Arangwa imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso, mbega ngo inyuma ni itara ryera ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bari batubwiye ngo ntabwo bigishoboka kubona neza muri metero 200 ngo, ariko bitewe n'ukuntu ibintu bimeze cyangwa bitewe n'ukuntu ibihe bimeze, rero agomba kugaragazwa ku buhe buryo? Ndakeka ko waramaze guhitamo D, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru cyangwa se bw'umuhondo n'ibirango by'umukara. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Aranga umuhanda wubatswe nabi, mbega ngo agacuri kateza ibyago. Seka ngo umuhanda utaringaniye, ndeka ngo kuzamuka gahanamye. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Urabona ko ibyapa ukunda kubibaza, ni ingenzi ko wajya kureba iriya video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda kugira ngo nuyisoza bino bibazo byerekeye ku byapa byere kubaba byakugora. Hano ndakeka ko amaze guhitamo cy'ukuri. Hano ndizera ko ikiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro cy'ukuri nta kindi ni B, agacuri kateza ibyago. Ikindi nakubwira ko kino cyapa ziriya purusa zirimo zishobora no guhinduka bitewe n'ukuntu ako gacuri karaba gateye cyangwa ako gacuri karaba kangana. Niba harimo 10% ntabwo agacuri k'10% kangana n'agacuri ka 20%. Urumva uducuri turaba dugiye dutandukanye. Ndakeka ko ramaze utamo rero B, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi. Ni iki cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? Tegereze neza kwa biriya bimodoka bitwara ibintu bishobora gufata inkongi byaturika, hari icyapa kiba kiriho. Ese ni iki mwa bino byapa bine baduhaye? Aravuga ngo ni kiriya cyapa cyanditsemo long vehicle, ni mu ndimi z'amahanga, mu kinyarwanda bisobanuye ngo ikinyabiziga kirekire. Cyapa B nacyo muri kukibona, icyapa C nacyo muri kukibona, gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Urebe n'icyapa cyo kuri D ukuntu kimeze. Ese ni ikihe mwa bino byapa bashyira kuri ya bimodoka bitwara ibintu bishobora gufata inkongi byaturika? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo
uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo, ndiza ku isoki cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano isoki kuri nta kindi ni B. Kino cyapa urabonamo ko kirimo ikirango cy'umuriro, nicyo bashyira kwa biriya bimodoka biba bitwara ibintu bishobora gufata inkongi byaturika. Ndakeka ko ramaze gutamo B, ndakeka ko ramaze kwandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamu muri bukore mu kanya urahita ugikora, kuko murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10 kirabaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda, ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana? Iyo wakoze impanuka hari icyangombwa bagusaba kucyerekana, bakavuga se ko wakoze impanuka koko ni impanuka cyangwa nuko nta n'ubumenyi wari ufite bwo gutwara ikinyabiziga. Rero hari icyangombwa bagusaba kucyerekana. Ikihe cyangombwa? Arangwa icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga, beka ngo uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga, seka ngo uruhushya rw'agateganyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo imikorere y'ikinyabiziga. Ese n'uruhe ruhushya bakwaka? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, isoki kuri cyandike ku gapapuro. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko isoki cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano isoki kuri nta kindi ni B, bakwaka uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Nibyo mwebwe mu ndimi z'amahanga mujya mwita ngo ni permis. Nibyo bakwaka rero kugira ngo bavuge se uyu muntu koko yakoze impanuka ari impanuka cyangwa nuko yakoze impanuka atazi gutwara. Rero bakwaka uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Ndakeka ko ramustamo B, ndakeka no kwandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizame mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko code ziri koneka wabrose mu gihugu. Fata telefoni yawe utubwira akarere ushaka gukoreramo, tariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na code mu gihe gito. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, uri kureba bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa bitewe n'akazi ukora bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho wabrose mu gihugu. Ahasigaye wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 935 16 ibyo byose tubibafashemo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11. Kibaza ngo iki? Kirabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda, ujya iburyo ugaruka ibumoso, ujya iburyo ugaruka ibumoso. Gutwara uzungazunga mu muhanda arango ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ibiri, beka ngo ni bibi igihe cyose, seka ngo ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisozi cy'ukuri. Ese gutwara uzungazunga mu muhanda, hano urabona isozi cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko isoki cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano isoki kuri nta kindi ni B. Ni bibi igihe cyose, kuko birashoboka ko umuyobozi w'ikinyabiziga wenda ashobora kuba guturutse inyuma ukaba uri kugenda uri kuzungazunga, yaba agiye nko kudepasiriza ibumoso. Murabizi kunyurana naho bikorerwa ibumoso, ukaba wisujya nk'ibumoso kubera ko uri kugenda uri kuzungazunga, ukaba umusanze akaba arakugonza, ukaba umuteje ibyago. Ibyo byago aba arimo nibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu mugomba kwitonda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 cyabaza ngo telefoni ngendanwa nigomba gukoreshwa. Telefoni ngendanwa nigomba gukoreshwa ryari? Ariko hari ibimenyetso bimurika. Ubwo iyo bavuze ngo hari ibimenyetso bimurika no kuvuga ngo ni feruje. Beka ngo igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu saha, ibintu bya kilometero naka mu saha barambivuga. Ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri cyo gifite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari isozi cy'ukuri ndetse na B ikaba ari isozi cyanyacyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona isozi cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isozi cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndiza ko isozi cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano isozi cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisozi cy'ukuri kirimo. Kubera iki? Kubera ko telefoni ngendanwa nigomba gukoreshwa igihe utwaye ikinyabiziga. Ahari ibimenyetso bimurika? Oya, ahari ibimenyetso bimurika ndetse n'ahandi hose. Ku muvuduko wa kilometero 20 mu saha gusa? Oya, ku muvuduko wa kilometero 20 mu saha ndetse no ku yindi mivuduko ufa kuba utwaye ikinyabiziga.
niyo mpamvu hano duhisemo ko nta gisozi cy'ukuri kirimo, niyo mpamvu duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ni iki wakora mbere y'uko uhindura icyerekezo. Ugiye guhindura icyerekezo nicyo uba ugomba gukora, tegereze neza. Ari aho gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo ngo ni ibinyoteri. Beka ngo itegereze neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisozi cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ikintu uba ugomba gukora mbere y'uko uhindura icyerekezo, hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo, ntiwahindura iki cyerekezo utacanye ibinyoteri. Ndetse ukitegereza neza niba icyapa kikwemerera guhindura icyerekezo, kuko hari ahantu ugera hakaba hari ibyapa bikubuza guhindura icyerekezo. Rero uramaze ukitegereza neza, se ahantu ngeze hari ibyapa biranyemerera guhindura icyerekezo. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamuri bukore mu kanya urahita ugikora, murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho y'uruziga. Yavuze ishusho y'icyapa, ese icyapa uri kubona ari uruziga, ese uri kubona ari mpande 3 cyangwa uri kubona ari mpande enye? Gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, nta kirango gifite. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo bine baduhaye, ari ngo ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Beka ngo ntihanyurwa n'abandi uretse abatuye. Sega ngo hanyurwa mu cyerekezo kimwe gusa. Beka ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisozi cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizamini kiba kimaze gukorwa. Ese hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igisozi cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Igisozi cy'ukuri nta kindi ni A. Ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Iyo ubonye kino cyapa ntabwo wemerewe kujyayo, ariko n'abariyo ntabwo wemerewe kuvayo. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ndakeka ko umusitamo rero A, ndakeka ko umusikandika ku gapapuro. Kino cyapa kiravuga ngo ntihanyurwa mu byerekezo byombi, ntabwo wemerewe kujyayo, ariko n'abariyo ntabwo wemerewe kuvayo. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo kuki ugomba gucana amatara mu gihe hatangiye kwijima? No kubera iki uri kugenda mu nzira nyabagendwa ukabona butangiye kwijima ubona umuntu ahise acana amatara y'ikinyabiziga? No kubera iki? Arango kugira ngo akerekana umuvuduko kagaragare neza. Bega ngo kugira ngo abandi biborohere kukubona, abandi bagenzi cyangwa abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Sega ngo kugira ngo ujyane n'abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Bega ngo kuko amatara yo mu muhanda ari kwaka. Ese hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko igisozi cy'ukuri amaze kugihitamo, ndakeka ko igisozi cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni B. Abara kugira ngo abandi biborohere kukubona, abandi baza bagusanga biborohere kukubona, ntubateze ibyago. Ko baraza bakubonye hakiri kare bamenye uko bagomba kukwitwaraho kugira ngo ntibaguteze ibyago. Kandi nababwiye ko bira byago harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu ugomba kwitonda. Wabona butangiye kwira ugacana amatara y'ikinyabiziga cyawe. Ndakeka ko umusitamo B rero, ndakeka ko umusitandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamuri bukore urahita ugikora, murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo mu muhanda imirimo yihariye ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo. Ahategetswe kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwa aho imirimo irangirira mu ruhande rugenderwamo. Icyo kimenyetso kirangwa n'amabara akurikira. Hari imirimo iri gukorwa mu muhanda, wenda se ni ikimodoka kinini cyakoze impanuka kigwamo, cyangwa se ugasanga ni igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga. Hari imirimo iri gukorwa mu muhanda, rero hari ikimenyetso bashyiraho kiba kigomba kugaragaza aho hantu. Ese kirangwa no kuba gifite amabara asate. Icyo kimenyetso aranga ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Beka ngo umuzenguruko w'umutuku, ubuso umweru n'ikirango cy'umukara.
seka ngo umuzenguruko w'umutuku, ubuso mu ibara ryera n'ikirango mu bara ry'umutuku n'umukara, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndizera ko igisozi cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igisozi cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru, kuko murabizi bahashyira biriya byapa bitegeka. Niba hari ahantu hari gukorerwa imirimo mu muhanda, barashyiraho ibyapa bitegeka, noneho birakwereka icyerekezo ugomba gucamo gitegetswe. Niyo mpamvu hano duhisemo A, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini murakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ino ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 17. Kibaza ngo iki? Tegereze neza. Kirabaza ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera mu cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Giteye ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aranga ishusho mpande eshatu, ubuso mu ibara ryera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Mbega ngo ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu bara ryera. Seka ngo ishusho y'uruziga mu bara ry'ubururu n'ikirango kiri mu bara ryera, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozi cy'ukuri cyanya cyari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisozi cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igisozi cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni B, ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu bara ryera. Ishusho, iyo bavuze ishusho y'icyapa ni mpande enye, ni uruziga ni mpande eshatu. Niyo mpamvu hano bavuze ngo ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu bara ryera. Murabizi icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Genda ujye kureba iriya video uramara kuyisoza nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ubonye utari kuyibona kuri YouTube zino video zose mba nababwiye, uranyandike cyangwa ukampamagara kuri 0789 935 16 26 mu gihe kitarenze iminota 2 bamaze kuyiguhereza. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi tutayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zigiye hejuru, uretse ubutaka butsindagiye butandukanya imihanda ibiri kandi bwo guhagararwamo gusa n'aba bakurikira. Bwo guhagararwamo n'abandi, aravuga ngo abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Mbega ngo abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisozi cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igisozi cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Ese wari watembera nko mu mujyi wa Kigali ubone nk'iriya mihanda ibiri bijya mu cyerekezo kimwe, hagati harimo nka jardin, noneho ibinyabiziga byaza ari byinshi, hari ahantu uba uhagaze mu gihe utegereje ko ibinyabiziga bihagarara ukabona gukomeza kwambuka umuhanda. Niho bari kuvuga abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato, hari uba uhagaze akanya gato mu gihe uri kwambukiranya umuhanda. Ndakeka ko nuzitamo A, ndakeka ko nuzikandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini murakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ibinyabiziga birekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga birekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Niba ibinyabiziga bigiye mu butumwa bikaba byatonda umurongo urenze metero 500, babigabanyamo amatsinda. Ese iryo tsinda bagabanyamo riba rigomba kuba ritarengeje ibihe bipimo? Araho ngo utarengeje metero 50, mbega ngo utarengeje metero 100, sega ngo utarengeje metero 150, ndeka ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisozi cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igisozi cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni A. Iryo tsinda bagabanyamo riba rigomba kuba ritengeje uburebure burenga metero
50. Ndakeka nuzamo A, ndakeka no muskandika wa papuro utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije urahita ugikora. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizami cy'umunsi cyabaza ngo icyapa cyerekana. Icyapa cyaje gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Cyerekana iki? Hano ari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Ari ngo ifungana ry'umuhanda, mbega ngo ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda ibumoso, se ngo ifungana umuhanda utaringaniye, ndeka ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe? Tegereze neza. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndiza ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Kino cyapa cyerekana hari iso cy'ukuri nta kindi n'ide nta iso cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta iso cy'ukuri kirimo? Ubundi kino cyapa urabona ko umuhanda watangiye ari mugari, ugeze imbere urafungana, ariko uruhande rwateje ifungana ry'umuhanda ni uruhande rw'iburyo. Twari gusubiza ngo igiso cy'ukuri cyakagombye kuba ngo ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda iburyo. Ubundi yari B, nuko hari abavuzi ibumoso, kandi ibumoso nta kintu hatejeho ifungana, ahubwo mu ruhande rw'iburyo nirwo rwateje ifungana. Iyo bavuga ngo ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda iburyo, twari guhitamo B. Ariko kuba bavuze ngo ibumoso kandi ari iburyo hateje ifungana, niyo mpamvu twahise duhitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ndizera ko kino kizame dukosoye ari ikintu kigufashije, kandi subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkiza ugira uhite ukibonera ku gihe. Ushaka kode, ushaka kwiga, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 935 tubigufashemo. Ibibazo biri gukunda kugaruka, ni ingenzi ko wajya urabonera ku gihe kino kizame kiba kimaze gukorwa, kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe, ukanda subscribe hasi. Fata zino video usharinge ku nshuti zawe ushaka gukora rimwe. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire byiza.